wanyeretse urukundo rurambuye. Makanyaga ntabwo mwamufitanye isano bimeze bite? Makanyaga isano ntiyabura. Cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi, abantu b'isi turarushye. Turabaramukije inshuti zacu, inshuti za DNC TV 24, inshuti za muri Impano TV. Turabaramukije abari hirya no hino, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Turabaramukije namwe kandi muri ku migabane itandukanye, ku migabane y'Uburayi, Aziya, Amerika, Atlantika ndetse na Australia. Mwese turabaramukije. Nkuko musanzwe mubimenyereye, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ariko ubu turi muri cya kiganiro kivuga ngo teza imbere impano, teza imbere umuhanzi. Buri muntu ufite impano, yaba iyo kuririmba, yaba iyo kuvugira inka, yaba iyo y'imikino, ndavuga umupira w'amaguru, ibyivugo, kwigana inyamaswa zitandukanye, izo zose ni impano. DNC TV 24 na za muri Impano TV show, izo ni channel zahagurukiye gufasha abahanzi bakizamuka. Niyo mpamvu uyu munsi rero twava mu mujyi wa Kigali twerekeza mu majyepfo. Ahantu twagiye, ahantu mu majyepfo, kuva Kigali kugera mu majyepfo ahantu bita Nyanza, twahasanze abahanzi. N'abahanzi kabisa, abantu bafite impano. Mu kanya mugiye kubibona, hagiye gushya. Ni abana bakizamuka, ariko uburyo baririmbamo, harimo umwe wagira ngo yamize uwo bita Makanyaga na Frema. Ni hatari kabisa. Isho rero tugiye kubereka kuri za muri Impano TV kabisa, ndayibatuye. Nimureke rero twirebere impano zihari. Hari benshi bakunze kumbwira ati brother NC, turabizi uri umuntu w'umujyama udiringa n'abantu bafite impano cyane, atuzatuma uzagenda ugere kure cyane, ugende mu byaro izo mpano zizane. Icyo rero nicyo ngomba gukora muri iyi minsi, kuko baravuga ngo umuntu azibukirwa ibyo yakoze. So n'abatindiye rero, reka karibu abahanzi bacu babibwire. Bashaka kubibwira mu buryo bwa gihanzi cyangwa se bakabibwira mu buryo busanzwe, ariko ikigaragara nuko baza kubereka ibintu bidasanzwe nk'abahanzi. Gusa ku bantu batarakora subscribe, share, comment muyikore kugira ngo ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi bije bibageraho igihe. Reka rero tubahe karibu sana kuri DNC TV 24 na za muri Impano TV show. Wanyeretse urukundo rurambuye, nukuri naranyuzwe pe. Yes, murakoze cyane. Amazina asanzwe ni Baraka Fremo. Abantu benshi bakunda kunyita Petit Makanyaga, bitewe nuko mukunda cyane kandi ngeza kumwigana. Tumva ari ibyo, ibindi turakomeza nta kibazo. Yes, reka dukomeze n'ukundi umujyama umukurikiye nawe twibwire. Ntabwo mbizi niba agiye kutwibwira mu buryo bwa gihanzi cyangwa mu buryo bw'amazina ye. Reka tumutega amatwi twumve. Murakoze. Ni Raza Cruz, nkaba turi itsinda nge na Makanyaga, tukaba dukora umwuga wo kuririmba, tukaba dushaka ko byagera kure, tukagera ku rundi rwego. Yes. Hari Fremo, hakaba na Cruz. Wenda reka duhere kuri Fremo, manze mubaze ikibazo kimwe. Ese Fremo, amazina yawe mu by'ukuri na yawe? Dukuvuga ngo icyo nshatse kumenya, bise bimpa ikintu runaka muri nje, bimpa ikibazo nakabaye nkubaza mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina. Numvise uzamuye ijwi uri kwibwira abantu dukurikira kuri DNC TV 24 nk'umuhanzi. Numva kubisirwe neza, numva ni Makanyaga ugeze hano. Makanyaga ntabwo mwamufitanye isano bimeze bite? Makanyaga isano ntiyabura. Ashobora kuba atari isano y'amaraso, ariko kuri nge ku mutima rwose numva ko dufitanye isano, cyane ko ndamukunda. It's my role model. Yes, your model. Nibyo kabisa. Makanyaga ndazi neza ko ahantu ari ashobora kuza kubona ikiganiro kabisa. Turamusuje cyane, n'umusaza dukunda cyane wo muri ku bijyanye n'umuziki nyarwanda. Yakoze umuziki kabisa kandi nuba cyukora. N'umusaza dukunda cyane, tumuhaye kabisa. So hari umunyamerika rero, hari umunyamerika nzi cyane bita Cruz. Ubwo nawe ni umuhanzi kabisa, ni umunyamerika, ariko
bana twibwe ntabwo atwibwiye gisane mani ntabwo atwibwiye gisane akoresha inyogo y'abahanzi kabisa hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza uwo nikundira ewa okay so ndumva rero indirimbo mukora nako musubira muririmba niza abandi bahanzi nka Makanyaga nko twabibonye nk'itangiye ni Makanyaga wenda n'izindi ndirimbo muza kuturirimbira mu rwego rwo kwereka abantu impano mufite nk'abahanzi bakizamuka ariko kandi bafite impano idasanzwe arega kuba twaje hano nka DNC TV 24 na Zamurimano TV show ntago twaje mu buryo bwaho ngaho gusa tu hari amakuru twari dufite ko ewa mugo murakubita mukegeka sinzi rero niba hari abahanzi biteze hari abahanzi bajya batubwira batari ko rero ati uyu munsi niba hari ikintu u Rwanda rufite rukizeho n'abahanzi kubera ko ni umutungo u Rwanda rufite ari nayo mpamvu tugomba kumanuka tukajya kushakisha aho herere hose noneho kandi urabizi tu urubyiruko nibwo bukungu bw'igihugu niyo mpamvu icyo umuntu afite agomba kukibyaza umusaruro nibyo koko nkuko nanisubiye nyuma hari indirimbo nyine mutangije mutwibwira niza abandi bahanzi ese nta zindi ndirimbo zanyu mwiyandikira mufite ngo naho mubanze mudukubitira agapera mbere yuko dukomeza ikiganiro indirimbo ziba zihari hari amagospel hari ndetse n'izindi nyine zigiye zitandukanye zirahari kabisa okay ubwo nyine reka tugende indirimbo zirahari gusa dukunda kwibanda nyine ku gisope zira ndirimbo dukunda kuzibandaho cyane gusa nako dufite izindi zacu none se niba rwose ntatandukiriye uretse ko nkatwe nk'abanyamakuru bakora entertainment cyangwa se yase bakora ku bijyanye n'imikino n'imyidagaduro buriya ntago tuviramwe aho ntago tuviramwe aho kabisa iyo uvuze uti hari akantu nzi yewe ndavuga ntago rancika kabisa niko bimeze okay mu ndirimbo wanditse shaka ko ufite nyinshi cyangwa ufite nkeya ariko ndirimberamo akarimbo kamwe muzo wanditse wenda na Cruz nawe araza nkubitirimo kandi muzo yanditse ze bwite atari bisopa atari zo gusubiramo nzandi bakoze twumve koko erega turi imbere ya kamera no kuvuga ngo wenda ku bantu tutatangiranye twavuye i Kigali tuza mu majyepfo kugira ngo dushakishe impano rero twazigezeho reka rero mwiyerekane bibagirira umumaro abantu badukurikiye bo nibo baza kubaha amanota nibo baza kubaha amanota niba bavuga bati abana barabizi ewa nta muntu utabakorera umuti kuko twe nicyo twarabyiyemeje kandi tuzasubira inyuma gufasha abahanzi no kubazamura kubavana ku rwego rumwe tubashyira ku rundi ntabatindiye rero reka muturirimbire indirimbo muzanyu zanyu rwose mwiyandikiye n'ikaramu n'ikiganza cyanyu noneho niturangiza dukomeze ikiganiro izo ndirimbo zirahari cyane gusa nkuko twatangiye tubabwira dukorana nk'itsinda njye na Cruz indirimbo zirahari rero twanditse ntago turabanze bakurikirane mu muziki niyo mpamvu nanjye nkora introduction mbibwira nkigira hano nk'umunyamakuru nabwiye ngende gushakisha impano nzamura kugira ngo zimenyekanishe abantu bazimenye nibamara kuzimenya bavuga bati noneho natwe dukeneye bari abana natwe n'ubu hari akaririmbo ntago wenda twari bwagashyiremo noza muri groupe ariko ngiye ndayifite nayo turi kwiteganya kuyishyira muri groupe ivuga ngo cyane muvuge cyane rwose murangurura ijwi burya Imana ntimenye ukubaho ikamenya
n'uburyo bw'imibereho ntayo yaguhanze utabihise nirakuzi gusa nubwo wirengagiza ukirengagiza ndi wowe naza tugafatanya kuishimira yo mana nzima tarobanura yarebye igihe cyose umaze mu manzanganya ntera kwicuza nyakira uko ndi mana ndaje ndaje iwawe mukunzi ndaje ndaje iwawe urumva rero ko impano abahungu barazifite rwose cyane cyane njye ntabwo nzi ko mushobora no kuririmba mu ndirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa se za gospel music. Good, tunamba ko impano y'abo bajene n'ukuri irumvikana iranafatika kuko ni burya ndabizi mu muziki hari abantu bashaka kurimba secular music like indirimbo zisanzwe abandi bakaririmba indirimbo za gospel ku buryo kugira ngo bazabihuze umuntu umwe azarimbe gospel ubundi aririmbe secular music bikagorana ariko birandenze biranshimisha kuba nshobora kubona mwaririmba indirimbo zisanzwe ziri secular music mukongera mukanaririmba na gospel kandi ukumva ko biri kugenda neza kandi biri kuzamo murumva ko rero impano zo zirahari ahubwo igisigaye no kuzamana no kuziteza imbere yaka wenda ubwo ya useni ngo ariko ntacyo hari akanosha aho ushaka kongera dukubitiraho nk'agatero kamwe gusa cyangwa se kandi karirimbo kugira ngo dukomeze cyangwa se wenda iyo indirimbo wumva nawe wiyumvamo ugakubitaho nk'igitero kimwe n'inyikirizo tayari barabihuye abantu barakomeza baturebera rega muri imbere y'isi yose muri comment nibo baza kutubwira uko bababonye kandi ndahamya neza ko impano yanyiza hari ikiza gukora rwose ubu nige kuba mwisi na iyo nsenga burangiye ndo umukristo cyane iyo nsenga njya mbwira Imana nti iminsi sigaje hano ku isi uzayifashe nza blessing abantu batandukanye kuko numva ari cyo numva nazibukirwa ngeze hahandi twese tuzi tuzaruhukira so rero reka dukomeze yes hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza uwo nikundira nagerageje ukuntu nakwihangana nkabura ikintu na kimwe cyanyibagiza burya bagenzi urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda mutuma w'abandi bazakumbwira ko niwabo bamubuze namaze isaha nibaza byinshi sinababwira ukuntu numvaga merewe burya bagenzi urukundo n'indwara kandi tabuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda good ni kubuse tuvuga tuvuga iki ubu nje byandenze kubera ko ntabwo
nari nzi ko nge barambwiye bati brother NC turabizi ko ukunda umuziki murabizi narawukoze cyane ni nayo mpamvu uyu munsi mba numva ngomba kuzamura abahanzi bakizamuka kuko natwe kugira ngo dukore umuziki tushobore mu za 2008 no kubera ko twagize abantu batuzamuka ariko uyu munsi natwe tugezaho kuzamura abandi kugira tubashe kubamenyekanisha tumenyekanishe n'ibihangano byabo wenda ko batadukurikiye muri kumwe na brother NC kuri micro na kamera za DNC TV24 na Zamura Impano TV show ni channel ebyiri zikora ku muziki nayo mpamvu tuba tugomba kubagerera aho mukagera izo channel zombi zikora ku muziki izo channel zombi zikora ku muziki ku mikino n'imyidagaduro cyane cyane Zamura Impano TV ikora ku ndirimbo cyane no ku bahanzi cyane hanyuma DNC TV24 yo ikatanga ibiganiro bitandukanye by'imikino ku buryo twaje ntabwo tuzasubira inyuma kandi byararangiye ntabwo gusubira inyuma so akarero kwari kugira ngo dutangire ikiganiro dufite vibe so hari ibibazo rero ngiye kubaza bikeya bijyanye n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi ese inaha ngira ngo nabasanze hano muri Nyanza niho mukorera cyangwa twahuriye gutyo gusa ubundi mu buryo busanzwe mwakwibwira abadukurikiye mukora iki inyuma y'umuziki mukora ibijyanye n'iki urakoze cyane aha muri Nyanza nk'uko wadusanze by'ukuri turacyari abanyeshuri muri abanyeshuri gusa twebwe twakurikije wa mugano uvuga ni wataje nyinshi ntawura mwizaka kwiga ni iby'agaciro ariko nibi ni iby'agaciro uri umenye ko ufite impano ukageza kuyizamura ukayikoresha ukanayigaragaza cyane ko habakira abantu nkamwe rwose bazizamura n'iby'igiciro turacyari abanyeshuri rero turi kwiga gusa turasoza uyu mwaka wa 2025 ni ukuvuga ngo mwese murigana yego turigana mwiga mu kihe kigo twiga muri HVP Gatagara TSS mwiga muri TSS cya kigo cya Bafre de la Charité no muri kwa Philippe yego Ihombe Dora Vierge la Pauvre Dora Vierge la Pauvre Gatagara kabisa niho mwiga ariko banze hano muri Gatagara hari impano nyinshi kabisa kuko ntekereza ko bari ababyumvuhore Jean Baptiste nawe ntekereza ko yabaye muri Gatagara hari benshi cyane hari n'undi mugabo njya bita nde no kuvuga ngo bundi Gatagara hagiye hava abasitari benshi abantu benshi baramuzi byumvore Jean Baptiste hakaba hari n'undi mugabo bita Nzinzi muramuzi Nzinzi kabisa Nzinzi nawe burya yize hano nako yabaye hano igihe kirekire ahubwo turamusuje cyane Nzinzi rwose uzagaruke mu rugo usuhuze dore abana barakuze shazi ko Gatagara rero ndumva ari hatari nukuvuga ngo igiye kuzaba blessinga izaba blessinga kabisa kuko urumva ko abantu bose bakora umuziki cyane muri Gatagara bageze aho bagomba kugira ubutumwa bagomba gutanga barabutanze aho ngaho tubahaye tubakuri ingofero so nawe reka dukomeze ikiganiro tuganira noneho ku mpano nyirizina ese impano yanyu yatangiye ryari niyumviyemo donc mwumvise ko mushobora kuririmba mukamwakwanika muwe mwaka ubundi ngiye nk'iwacu kavukire ni Nyamasheke ni Nyamasheke ariko sha Nyamasheke no hari impano nyinshi impano turakomeza hari abatipe benshi twagiye duhurira hari Nyamasheke harimo bacyusa twigeze kuhurira yongewe za Nyamasheke yambwiye ko ari ubundi kavukire hari Yamano ni Nyamasheke arega buriya cyusa twahuye yize Nyamasheke ahubwo ndumva nari mbi confusing yize Nyamasheke nayo hajya hava impano cyane bari abantu ba motion ntabe Nyamasheke Moses bari abashinzwe cya kigo cya kiriya company ikora ibintu by'imideli abande arega burya buriya noza su Nyamashekera
umuntu bita urabaranya kwigendera se dore imbogo Imana imwakire kabisa avutse mu mahoro marere wacu twamukundaga ariko Imana yaramushatse ku Imana imwakire mubaye hanyuma harundi ariko n'abakina amafilime burya ngo nuza agomba kuba ari unyamasheke uyu nuza uyu ari n'undi mu urasta bita Smith na Smith Rawa wakinye muri filime ngo y'ikivejuru afite ibituza ariko harundi mujyamo wakinaga filime n'abantuza n'abandera kumwe bagiye kwa Kweriane ubu ngubu nta kiboneka niba yaragiye hanze yitwa Gwase si Smith oya ntabwo ari we urasa ni mwibuka ndamubabwira ko bahari ndamubabwira benshi pe ndamubabwira so rero gusa urumva ko Nyamasheke havuye hari impano nyinshi cyane hari naho ubwo na gace kari blessed kandi hacyava n'izindi urumva uri kuzamuka kandi ndahamye neza ko uzagira kure njyewe urabona twahuriye hano muri 2023 urumva amashuri turayagerereye twaje tuje mu kwiga muri level ya 4 turahura sanga n'umuntu nyine uzi gitari turahura dukora itsinda twatangiye rero kwandikaho ntabwo bimaze igihe kinini ndakeka twarabitangiye muri uno mwaka mu gihembwe cya mbere ubwo twatangiye kwiyandikira indirimbo zacu naho ngiye mu rugo ni Rusizi Erega Rusizi Iburengerazuba na Nyamasheke sira bitandukanye kereka mu turere gusa ariko burya umuco numwe klima nimwe ko numva ari hatarira ahangaha rero hagiye gushya koko urumva Nyamasheke ubu ni hari hasi na Rusizi tugiye kubihuza mu mpano maze koko turebe koko yego ntababwiye ngo muri comment niba tubwira bati nta muziki bazi nta mpano bafite ubwo ngubwo nyine Nyamasheke na Rusizi turabizinga ariko ubona ko abana bafite impano nyamuneka ni mu bazamure aho ngaho rwose ewana inshuti za DNC TV 24 barahari abadukurikira umunsi ku munsi inshuti za muri Impano TV show barahari ndamye neza ko ni abantu b'imfura cyane ntibazabura icyo bakora nyuma yuko niba namuko bavumbiye kuko ko hari impano mufite so ubwo amazina yanyu mwayatubwiye mwabwiye inshuti za DNC TV 24 amazina ya stage ni Cruz wowe witwa Cruz Petit Makanyaga ubwo nyamuneka Makanyaga yawe ni muri munda kandi ko none rero reka rero muturirimbire gudukubitireho indirimbo ugiye kumubitira kuri Petit Makanyaga bivuga ngo bura wasanga ugiye kuturirimbira indirimbo ya Makanyaga ugiye gusubira mu ndirimbo ya Makanyaga baza kutubwira niba koko iyo ndirimbo ko uyumva koko kuri Petit Makanyaga cyakoko ko ari wena na Makanyaga umusaza ndabonye neza abafite akazi kenshi cyane ariko iki kigano nakibona azavuga ati ko kuri ya mwana afite impano n'abandi bose bazi imiririmbire ya Makanyaga bamuhe link kabisa bamuhe link kabisa yes tugiye kurimba indirimbo ya Makanyaga ahita Gikundiro yes okay Bese wiriwe Gikundiro uwo mbona bose bakibaza namuona umutima ugatuza ubwo ndavuga uwituze ritasobye wabasizi bahoza ibisingizo agwimiti myiza yaranzweho ni wowe nahisemo winumbera umufasha cyongira bwangu nariheba moreze umutima utarahaba iyo nyuzi wacu ngendumirwa ababyeyi banjye bakambaza baturiye mwana yavutse he mu gihe nyishaka icyo mbasubiza bati niki wabuze mu rugo rwacu uriya mutaro twarutahemo ni wowe nahisemo ngwinumbera umufasha
ngirira bwangu nariheba mporeza uyu mutima utarahaba maze ubwo ikimwaro kikanyica ndetse n'ibitwenge bikamfata naburaho nkwigwa nkasimbuka nkwiriye kukugira ukangira ndabona ujya usanga izi si inzozi komera udatsikira uwampaye inka we nahisemo winumbera umufasha cyo ngirira bwangu nariheba mporeza uyu mutima utarahaba. Very nice. Very good. So murumva rero njyewe nta kintu nza kuvuga. Ikintu nza kuvuga judgment ni y'abantu ba DNC TV 24 na ibikorwa biraza kwivugira na za muri Impano TV show. Abo ngabo nibo baza kutubwira bati abana bari kubikora kabisa. Je nta kintu nza kuvuga. So gusa ni ikigaragara kandi cyumvikana nuko muri talented kandi ndamye neza ko muzagira kure mu buryo bwo gukomeza ikiganiro cyacu turakomeza tushyiramo indirimbo ubundi tuganira so nuko vuga ngo mwabitubwiye ibya byose hari abantu mwagiye mureberaho cyane cyane burya iyo ugiye gukora umuziki ugafata indirimbo z'umuhanzi runaka burya kandi koko ugeze kutubwira uti nkanjye Makanyaga niwe modo wanjye niyo mpamvu ukora indirimbo ze icyo gihe cyahise cyumvikana ko kabisa donc waramumize kabisa waramumize ubwo nawe ahari araza kutubwira uko bimeze ubwo rero turagaruka kuri Cruise wowe ugeze sinzi kandi ugeze gushaka nkuvugaho gato ko hari izindi ndirimbo ufite zitari gisopo zitari z'abandi bantu yego ngewe wabitubwira ukabibwira inshuti za DNC TV 24 na za muri Impano TV show ngewe mfite indirimbo zanjye ku giti cyanjye zigera muri 3 indirimbo zigera muri 3 zirasohoye ama audio nkeka ko mu minsi iri imbere za muri Impano TV show ariho indirimbo noneho bashobora kuzajya bazikurikiranira neza ibintu bikaba bimeze neza ushaka rero kuzibona mu wenda ukazumva uko zimwe nago zikoreye amashusho twaza kubaha link yego indirimbo zo zirahari turaza kuyishyira hasi by'ikiganiro kugira ngo abashaka kwinjira muri iyo link hanyuma bazibone yego aha nibyo koko urabitubwiye ariko se twabimaka ntabwo ngende Thomas nemera uko mbonye none oya nemera uko mbonye wadukubitiraho nka kapera k'indirimbo imwe kapera none n'abandi bantu bakavuga ati koko wasanga ari byo koko wasanga uri kubangura zifite nta nizo ufite abanyarwanda bemera babivuga twemera tubona okay reka Makanyaga nkubitiraho akakitari cyangwa wenda ndirimba ari bumfate kuko ndamwizeye ni umuhanga tumaranye years mbwira yuko nkunda cyane promise me kuzambima vuga cyane twumve sohorijwe rwose mbwira ko nta wundi wansimbura I can't take it byatangiye mbona ari joke broken my day gusa be alone because I love you more byatangiye mbona ari joke broken my day gusa be I love you because I love you more ubanze ngukunda nkakabya dore wampinduye impumyi ibaze ko nakibona ko you control my ubanze ngukunda nkakabya dore wampinduye impumyi ibaze ko you take my privacy because I love you murumva rero hano umuhanzi koko kandi koko nkuko yari amaze kubitubwira hafite indirimbo zitandukanye wenda turaza kuzishyira haba munsi ikiganiro murebera link ziriho muzazikurikirane murumva ko impano yarayifite kandi aririmba neza ariko nigeze kumva bavuga ngo hari indirimbo ko bigeze kuririmba
cyangwa nyashyama y'ababa iyo ndirimbo imeze naje mfite amatsiko nadukubitira akantu ndayikunda cyane ajya yiririmba cyangwa ni nyashyama nyugururira niyo urashaka kuririmba ntabwo ariyo indirimbo natangiriyeho ntangira kuririmba yari iri mu njyana ya drill ivuga ngo nyashye ababa ingurira ninjire mwana wa mama ingurira ninjire mwana w'iwacu nkoma ko kantu mwana w'iwacu ngoma ubwo busopye nge nshaka indege we nge nshaka ipindi fungo we hari umusani twize gure ejo bundi ari kumbwira ati hari umutipe ati byatse nakubazaga aho wiga kuko hari umwana twize gure mu minsi yashize ariko mwatara umutipe twize kubona boy izina ntabwo narifataga neza ko ni ririya nyine cruise ariko mwati ngo yire ngo nyashi ya mama nyashi none kubera ko umutipe we ntabwo yarazi ko ari nyashi ya baba nyashi ya mama nyashi ya so ariko ni ibintu bishimishije cyane urumva ko tarazo murazifite kandi mufite byinshi mwasangiza abanyarwanda abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze wenda mbere yo gusoza ikiganiro cyacu ni iyihe projet mufite ni iyihe mishinga mufite muteganya muri uyu mwaka wa 2025 urabona ko tugeze mu hagati mu kwa gatandatu harabura amezi 6 kugira ngo umwaka urangire donc ni iyihe projet mufite ijyanye n'umuziki se ni ibihe bikorwa muteganyiriza abanyarwanda bijyanye n'umuziki mukora muri aka kanya koze cyane kuyo twari twabwiye ko turenda gusoza amashuri yacu ya segonderi umuziki rero kufatanya n'amasomo buriya nuko ari umuntu abakora nyine ariko ntago nyine bihura neza urumva nidusoza dufite projet yo kubihugukira neza tukabyinjiramo ndani kuko iyi ni imirabyo bundi nkuba ubu rero turi guteganya kubakwitira inkuba ejo bundi dusoje muzatwika hashye neza tuzashumika mbese hano ni intangiriro donc ntago biraza hari ikintu bita umubonjo bundi ni umubonjo ariko rero mwibuke ko nabwiye ko abadukurikirana baza kutubwira realite rwose batubwire ndetse numva nk'ubu turabura igihe gito ngo turangize kwiga tuzahura dukore nabivuga nka band n'abashaka kuba batujoyininga muri icyo gihe bazandikire zamura impano ubundi batujoyininge ubundi uru Rwanda rwose turwubake turugire u Rwanda twifuza kabisa wari ukomeje uti njye nari nkomeje mvuga ati ibyiza biri imbere buriya twabikiye byinshi no kuvuga ngo dufite projet indirimbo tuzakoresha undi dusoje kwiga vuga cyane abantu twumve dufite projet indirimbo tuzakoresha undi dusoje kwiga dufite rwose gahunda yo kwashumika tugakora indirimbo noneho zacu tukinjira no mu gisope neza tugendeye ku muco cyane ko buriya izi ndirimbo tujya tunakora turirimba no mu bukwe no mu birori bitandukanye turakora rwose dushaka none ibyo bintu kubizamura neza tugashaka n'amafaranga none nyine tugakora ibintu bifatika cyane ko n'amasomo muri kuvuga ko muri hafi wenda segonderi birangije ugomba gukomeza muri kaminuza ariko niba ari icyiciro cya mbere kirangiye hari intambwe uteye umaze gukura mu mutwe no mu bitekerezo ukaba wamenya kumanagira umuziki wawe ukamenya no kumanaginga ibijyanye n'amasomo ibyo ni fresh cyane abantu bashobora gukora imiziki bari n'abanyeshuri kandi bigakunda hari benshi bagiye babikora kandi bigacamo niyo migambi imigambi ifitiye abanyarwanda n'abakunda umuziki muri rusange hanyuma Close wowe bimeze bite njyewe ikintu gahunda mfite muri ino minsi kamvuge muri ino minsi ndasohora indirimbo nshyashya bita Paradizo yego irajya hanze bitarenze kino cyumweru tugiye kwinjiramo ikindi nababwira muri uno mwaka ndashaka kuzakora ikintu kidasanzwe ku buryo abakunzi banjye muzahita noneho muvuga muti
tukavivura mukavivura indirimbo rero ishobora kujya hanze hagati yo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri izaba ari audio n'amashusho yego izaba ari audio n'amashusho yego ubwo nibyo yego ubwo ni hagati y'itariki 9 n'10 ubwo ni hagati ya 9 n'10 z'uku kwezi kwa gatanu yego so murumva rero kuba dukurikiye nka DNC TV24 na Zamurimana TV show murumva ko umwe muri abo bahanzi na zanyana imbere ya kamera batubwiye ko mu minsi 3-4 azaba yasohoye indirimbo iyo ndirimbo izaba yitwa ngo Paradiso akaba ari indirimbo izabiri ari audio n'amashusho byose bizasohokera rimwe ese tuzayisanga kuyihe tuzihe cyane cyangwa byo uzabitubwira uri kwironca byo ndakeka ninjya kwironcinga nzabibabwira mu kindi kiganiro tuzabisangiza abakunzi ba DNC TV24 na Zamura Impano TV show ariko ntago mbyize oya gira kantu kubitaga pera gatoya cyane ko muri iyo ndirimbo ubwo gatoya cyane rwose ubicisha amatsiko usa nugira dukubita umubonjo dukubita umubonjo she's a sunshine nikundira uko ateye aruta Mona Lisa ntajya yikoza Malika afite ukuntu abikora bikaba umuti she knows my heartbeat atuma nsinzira be wanjye atuma mvimvira niyo byansabe bya mirenge nanakwemera bikagenda ngira ngo inshuti za DNC TV24 na Zamurimana TV show murumva ko avuze atubuye aduhaga pera ariko hari ijambo ashizemo abafite ababavimbiza ngo ngafite umuvimbi atuma mvimbi urumva rero ku bantu bafite abari mu rukundo kandi bafite inshuti nziza zitabateza ibibazo nukuri nibavimvirane kabisa urumva ko yabarebyeho abafite relationship iryoshye kandi imeze neza so dusoza rero ikiganiro cyacu reka mugire icyo musaba inshuti za DNC TV24 na Zamurimana TV show n'abanyarwanda bakunda umuziki nyarwanda muri rusange yaba abari hano mu Rwanda cyangwa abari hanze y'u Rwanda aba diaspora mugire icyo mubabwira nk'abahanzi bakizamuka byo kubabwira byo ni byinshi cyane ko turi kuzamuka burya umuhanzi uri kuzamuka bakeneye ibintu byinshi cyane bitandukanye mu by'ukuri rero mbere na mbere dukeneye inkunga yabo kudushyigikira kuri Zamurimana TV show na DNC TV24 yego bakadushyigikira kandi sinzi wenda kunza kudushyikira no kuzindi channel nka umunyagihugu official sibyo se bakadushyikira rwose dukeneye kuzamuka dukeneye inkunga zabo nyinshi ya mu bitekerezo ya mu buryo financial cyane ko umuziki urahenda kandi kugira ngo mubagezeho ibyishimo mukeneye ubushobozi cyane ko mukiri abanyeshuri urumva nta bushobozi munabona urumva rero bafite amatwi yumva kandi neza icyo bagiye gukora yego turaza kubabwira rero ko twari twababwiye nk'abantu bajya bagira ibirori rwose tujya tuza twifatanya nabo mu byishimo tujya turirimbira amakwe ibirori bisanzwe byo mu miryango byishimo rwose tugafatanya turaza kubahereza wenze adresse zacu ku buryo n'uwatwifuza yabasha kutubona ku buryo bworoshye wenda adresse zanyu turaza gushyira nimero zanyu turaza gushyira kuri screening hanyuma babashe kuba babakontakta cyane babahaye akazi cyangwa se babahaye icyo donc ibyo dukeneye ubwo buryo bwo kuba mwabaririmbira bakabagira icyo babagenera nekeza ko nayo ni inkunga ikomeye cyane inkunga kini inkunga si amafaranga gusa n'ibitekerezo nabyo burya birubaka kuko byose biva mu mutwe ndumva rero ikiganiro cyacu gisa n'ikigiye kugera ku musozo turabashimiye nukuri mwagize neza kuba mwatwakiriye ku rugendo rwo kuva i Kigali kugera i Nyanza tugasanga muri tayari kugira ngo
mutuganirire mutubwire impano zanyu muzigaragaze muzereke abantu muzereke isi nukuri turabishimiye cyane kandi ntekereza ko ari by'igiciro yego ndumva rero nyuma yuko mbere yuko dusoza ikiganiro nyirizina reka mwongere mudukubitireho indirimbo azingahe umufiririza ariko muzirimbo umufiririza no stop hanyuma ni murangiza ubundi dusoza ikiganiro cyacu kandi turabashimiye muri fura kandi tuzaguma kwa hafi mwari kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za NC TV 24 na Zamura Impano TV. Ciao ciao. Yego. Rubanda nibakakoshe kubana biruta byose Imana nayikaruta siko mbona wigendeye ukabunsize njyenyine n'ababana tubyaranye nzabafashwa nande rubanda nibakakoshe kubana biruta byose ubukene bw'amafaranga nawe budashabuza ariko uzajye wibuka ko Imana yibigabaye rubanda nibakakoshe kubana biruta byose Imana nayikaruta imanzi ni wowe muvandimwe ni wowe niringiye ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihereye rubanda nibakakoshe kubana biruta byose Imana nayikaruta imanzi ni wowe muvandimwe ni wowe niringiye ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihereye rubanda nibakakoshe kubana biruta byose Imana nayikaruta imanzi cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya ubona umuntu anyuza yiruka n'imodoka ukabona undi ahanyuze yiruka n'amaguru bikakuyobera mbese barajya he bareke bagende kibondo cyanjye uzabuhamenya cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya yumva ngo kanakazirana na mugenzi we yaba habuze ibyo bapfa nyamara byoroheje tukabyivangemo tunyura iruhande urwango rw'isi kibondo cyanjye ntiwarushobora cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya ubona umugabo afite abagore batatu bane nyamara akarenga kajya gusenyera mugenzi we bakaba batanu cyangwa se barindwi ibyo byose biterwa no kutanyurwa kibondo uramenye cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya zirikana yuko iyi si yacu yameze amenyo byo tubona ubu si byo bya kera biraturya amano twarumiwe zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza
gusa w'imama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari ibyo hanze aha biri kuzamba n'amahoro arimo isi irashaje turwana intambara z'uburyo bwinshi ubwa nyagasani tukazitsinda zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza w'imama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari yes yes ndabira gahunda ikora yose oya ni ajyana ingahe mbonye yaratangiye kugira itatu naye mu bujiji naho ati ntabwo yavuze yose oya ntabwo ari yose hari ubwo hajya hari ingahe mbonye itatu ni itatu irimo yonyine yonyine nakore ubwo umwe namwe nimuwukoreshe noneho ibiri yari yayikoze oya yari kuyigira agiye ubwo ibiri yari yayirangije cyo kumutanga inzoga kumutanga inzoga mu kiganiro wowe ubwo ntuza umwe uko tonya ariko nabatunyohereza umuntu kuri WhatsApp wakanyereza umuntu kuri WhatsApp ko ndayimuha maze kubikora ndetse ubona ahita nyuma nyine arabanza kubikora